yabishinze ku rutare, ibibabaza biramusunika bikavuga ati wakwihakanye uwo mwami, ariko ntahava. Ibirenge bye bishinze ku rutare. Abo rero nibo bashobora kwirukana Satani akagenda. Ni ukuri pe. Anshima mumurwanye mushikamye, muri abantu basunika ntibasunikike. Kazi kagatinda kuboneka ntusunikike, umugabo n'umugore bagatinda kuza ntusunikike, umwana agatinda gukira ntusunikike. Hari Imana ikubwira ngo uramukije ukagira ngo ni iryo joro. Niyumvijwe n'amatwi yanjye ni gakeya numvise ijwi rivuga n'inshuro ngira ngo 2 niba 3 ya gatatu ntagiye kwibagirwa, reka 2 zo ndavyibuka. Numvise ijwi rivugana nanjye ribwira ngo umwana wenda mukijije. Ijwi riri audible, hari mu gicuku cyane injoro. Twari dutuye mu Kiyovu, ahantu twasengeraga mu cyumba, twagiraga serire muri Zen. Natwaye umwana kumusengera akirembye, numva ijwi rivuganye nanjye ngo umwana wawe ndamukijije nk'umuntu. Ndakebuka nsanga inzu yose ni twe, abantu bose barasinziriye. Ndavuga Imana ivuganye nanjye. Ayiwe, nari nzi ko akira mu gitondo, ntabwo yakize. Yarongeye bisunika undi mwaka, ariko yageze aho arakira. Mana niyo kwizerwa, inébranlable dans la foi. Imiyaga ikagukubita hariya ukajya ugera ukanarihakana ukavuga ati ntabwo ari ijwi, buriya narabirose, buriya nuko nabishakaga cyane, buriya ni ibintu nibwiye, buriya ni ibintu nihimbiye. Erega buriya umuntu yapfata nabyaye, erega buriya umuntu yasaza atanashatse, ntacyo ugatangira kubyakira. Inébranlable dans la foi. Imiyaga igasunika ukavuga ati Mana ndagutegereje, nizeye icyo wavuganye nanjye. Uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi, sinjye uzigiraho kugira nabi, uzantabara. Kandi iyo ushikamye mu kwizera, ishobora no kudatabara muri ubwo buryo. Ariko iyo idatabaye muri ubwo buryo, urashikamye mu kwizera, hari ikindi kintu kivuka muri wowe, cy'imbuto yo kwihangana. Kwihangana kw'imbuto y'Umwuka Wera ntabwo ari ukwihangana kwa Kinyarwanda. Mu nyumve, kwihangana kwa Kinyarwanda umuntu yihangana n'umuruho arushye, ariko kwihangana kw'imbuto y'Umwuka Wera tukugira twemye. Ikibazo ntaho cyagiye, ariko dufite kwema. Kwihangana kuva ku Mwuka Wera si ukwihangana kwa Kinyarwanda. Mu nyumve, hari abagore b'Abanyarwandakazi bubatse amago yabo mu miruho bihanganye, ariko barushye. Ariko imbuto y'Umwuka Wera kwihangana, twihangana tudahetamye, twihangana tutameze nk'ababyikoreye, twihangana yarabidutwaje. Dushobora kugira ikibazo gisa kimeze kimwe, ariko umwe afite kwihangana yakuye ku Mwuka Wera bitamwishe, yemeshejwe. Oh haleluya. Undi afite kwihangana kwa Kinyarwanda, ari indushyi yo muri Kristo. Kwihangana kw'imbuto y'Umwuka Wera kuravuka iyo dushinze ibirenge muri Kristo. Icyo gihe ubaho ubuzima butitwaje icyo kibazo, ku buryo umuntu ashobora kwibaza ubuntu bw'Imana aho bukura. Nawe ubwawe ushobora kubaza ati kuki bitandemerera, habaye iki? Yaradutwaje, twabishyize ku birenge bye. Mana ishimwe. Uzi ko Yesu aduha amahoro, amahoro akabanziriza igisubizo. Nturukajya ubyenjoyinga nkaho wabigezemo bitaraza. Harimo n'ibitaza, gusa abantu bacu bapfa bazagaruka. Harimo ibidahinduka, ariko arabidutwaza ukajya uberwa uko byagenze. Haleluya. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Haleluya. Imana bayigandukira bati nukwemera kugengwa nayo. Ufite no kugandukira ijambo ry'Imana, nta kindi cy'ijambo ry'Imana rivuga. Iyo urigandukira rikubyarira ikintu cyiza, kuko rigwirira mu mutima wawe, rikabyara kwa kwizera kuguha kurwanya Satani. Ni ibintu bikomatanije gutya, ibintu bikomatanije gutya. Kugandukira Imana ni ukumvira ijambo ry'Imana, uko ryumvira ryinjira mu buzima bwanjye, rikayobora ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Si ikintu nterura ku cyumweru ngiye mu materaniro, si ikintu nterura mu minsi yo gusenga, ryacengeranye nanjye, nta byemezo nkigira bitajyanye naryo. Cyane cyo umutima wawe nikizazima. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Wemera imitego ya Satani. Reka dusenge dusoze, baririmbyi banyemereye bagaruke.
Matayo 8 kugeza kuri 11 aravuga ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Amwereka iki? Ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Amwereka ibirabagirana, amwereka ibyari bigezweho muri icyo gihe, amwereka ibyasohotse, amwereka ibiryoshye nk'uko bitwereka uyu munsi. Burya kwereka amafoto y'abagutanze gushaka bigatuma wishingira ku musilamu, bigatuma wemera umugabo ugeze ku mugore wa kangahe. Amwereka ibiryoshye, akwereka uburyo watinze kugura imodoka, akakwereka uburyo ukwiriye inzu akabiryoshya, ku buryo ubura imbaraga zo gutegereza igihe cyawe, ku buryo ubura imbaraga zo gutegereza inzira z'Imana. Uko niko yabyeretse Yesu, ngo amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabyo. Bituma ubu umukristo ariko ufite igitutu cy'ibintu by'isi, igitutu dukwiye kubishaka ariko bitaduteye pressure, bitaduteye igitutu. Burya igihe uzumva igitutu cyabaye cyinshi, uzamenye ko ubusabane bwawe n'Imana hari ukuntu bwatokowe, hari ukuntu igicaniro cyawe cy'amasengesho cyatokowe. Igihe ibintu bizaba byanteje igitutu, umva ubuzima bwahagaze kuko nafite agakanzu gashyashya ko guhagarara imbere yanyu, nkumva igitutu, nkumva rwose natakaye, ubusabane bwanjye buzaba bwatokowe. Iyo ubusabane buhari uranyurwa bihari, ukanyurwa bidahari. Ntibikubuza kubishaka, ntibikubuza kubisengera, ariko nta gitutu. Ikinyoma cya Satani gihora ari kimwe, uko yasanze Yesu wakamwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Uko niko yegera amatwi yawe akayereka uburyo wakererewe, uburyo ugowe, uburyo upfuye, uburyo Kigali yagusize. None amagambo y'Imana yaza kabura aho yicara, kabura hafata, kuko igitutu cya Satani cyakuzuye. Iminsi yo gusenga ni iminsi yo kuvidura, ni iminsi yo kuvidura byerekeje mu matwi yacu bikatureshya. Icyo kiganiro nigitangira mu mutima wawe, Satani ujye uhita umusubiza nk'uko Yesu yamubwiye, kuko yanamubwiye ngo biriya byose, ngo ni Satani waramubwiye ngo biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamye, ndabifite mu nzira y'ubusa, ndabifite mu nzira yoroshye. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ari ukorera yonyine. Iyo ikibazo cyaduhagazemo kikabyiga Imana, nicyo tuba dupfukamiye. Buryo ubupfukamiye